iravuga ngo kubw'urukundo nk'undi Siyoni sinzatuza sinzarekera aho ngaho kugeza ubwo gukiranuka kwaho kuzabatambikira nk'iki nk'umuseke. Imana ishimwe cyane. Uyu munsi dufite ikiganiro kivuga ngo ni gute wamenya ko watoranijwe n'Imana? Ese ni gute wamenya yuko utatoranijwe? Nabyo birashoboka cyane. Suza cyane mu izina rya Yesu abantu bose baduteze amatwi, abadukurikira kuri Ihishurirwa TV1, muraba agaciro, murabo ibyiringiro byacu, kuko mutuganiriza, mukaduha share, mukaduha comment, ni iby'umumaro cyane. Mukomereza aho ngaho, mukomereza aho, natwe turabakunda, natwe turabizeza icyo bita ubufatikanye kugira ngo turusheho kwagura ndetse no kubaka ubwami bw'Imana. Imana rero ibampera umugisha cyane. Turasuhuza rero abantu bose badukurikira, abantu bo mu Kiriza, abantu bo ku Kirengo, abantu bo muri Mozambique, United States of America, abantu bo muri Brazil, abantu bo mu Burundi, abantu bo muri Uganda. So turabibona mujya mudukurikira inshuro nyinshi cyane. Turabayambiye rero, turabasuhuje cyane kandi turabifuriza amahoro y'Imana. Uyu munsi wa none Imana yadushyize ku mutima ikiganiro cyitwa ngo ni gute ushobora gusobanukirwa yuko watoranijwe n'Imana? Ni gute watoranijwe n'Imana? Ni gute wabimenya? Ni gute wamenya yuko uri mu mugambi w'Imana? Ni gute wamenya yuko se uri orusije cyangwa se uri kure y'umugambi w'Imana? Icyo nicyo kiganiro tugiye kuvugaho, nicyo kintu tugiye kuganiraho. Ndabasaba gutera agatebe kugira ngo mwicare tuganire, hanyuma nitumara kuganira twungurane ibitekerezo. Imana yacu ibaho umugisha. So hanyuma ibintu bishobora kwerekana ko watoranijwe n'Imana ni ibintu byinshi bitandukanye, ariko muri ibyo byinshi bitandukanye tugiye kurebamo iby'ingenzi. Iby'ingenzi ni ibihe rero? Hari uburyo noneho tugenda tubibonamo cyane iyo dukurikije nk'ijambo ry'Imana riboneka muri Yeremiya mu gice cya mbere, aho tubona ijambo ry'Imana rivuga ngo Yeremiya nakumenye utaraba urusoro mu nda ya mama wawe, kandi weza utaravuka, nkugira n'umuhanuzi uhanurira amahanga. It means, bishatse kuvuga ko Yeremiya Imana yo yamumenye kera, imumenya kera, imutoranya kera, iramweza ndetse inamuha n'imirimo azakora. Ubwo rero nuvuga ngo Imana yo yari yaramuteguye, yari yaramuremye, iranabipanga, imuha n'ibyo agomba kuzagira gute kuzakora kiri hano muri iyi si yacu. Bishatse kuvuga ngo rero iyo watoranijwe n'Imana, Imana ikuvugaho mbere, iba yarakuvuzeho, iba yaragushyize muri plan yayo, iba yaragushyize mu mushinga wayo, kandi igushyira ku isi kuko hari impamvu ishaka no kugira ngo igukoreshemo. Iyo rero watoranijwe n'Imana, Imana icyambere nuko iba yarakuvuzeho, kandi noneho iba yaranateguye n'icyo uzaba cyo mu gihe runaka Imana yateguye. Icyo ni icyambere. Ikindi kigaragaza ko uba waravuzweho n'Imana muri gahunda zayo cyangwa se muri plan yayo. Rimwe na rimwe usanga abantu bavuzweho n'Imana, umuhamagaro w'Imana ubatera ubwoba, bakagira ubwoba, ugasanga yakutse umutima, ugasanga niba Imana imuhamagaye akabanza kugira ubwoba. Urugero turarebaho ni urwo Mose Imana imuhamagara kugira ngo ajye gucungura ubwoko bwa Israel bwari buri muri Egiputa. Imana imuhamagara kugira ngo azagende ajye kugira gute, ajye kubakura muri Egiputa. Ntabwo byari byoroshye. Mose akimara kwiyumvamo umuhamagaro w'Imana, akimara kwiyumvamo yuko Imana imuhamagaye, ntabwo yahise abyakira nk'uko wahita ubyumva, ahubwo byasabye izindi mbaraga, bisaba kwihangana, bisaba kugira gute gushikama.
rero yagize ubwoba, yagize ubwoba kuko Imana imuhamagaye ngo ajye kuyikorera. Mbere y'uko imuhamagara yabanje kumureka, arabanza aragenda. Mu gihe arimo aragenda abona igihuru kiraka umuriro, arangije ahita agira ubwoba bwinshi cyane, ndetse no ahita anatinya kuba yahita yinjira kw'icyo gihuru. Ariko kubera amatsiko yari afite, arabatereka manze ndebe nibuze ibintu biri kwaka hariya, ndebe uriya muriro kuki ibintu biri kwaka, kandi mu by'ukuri situbone ibihuru bigurumana, ahubwo tukabona umuriro ariko ntitubone ibibabi cyangwa iki ngo bikongoka. Ariko hanyuma y'ibyo akimara kugira amatsiko yaragiye, amaze kugenda agezeyo koko abonye ibyo bihuru uburyo birakamo, akabona nta n'ikintu biri gutwara, niho hahise haba rero ikibazo. Ariko ngo ahita yumva ijwi ry'Imana avuga ngo kwetura inkweto ze kuko ahantu ugeze ari ahera. Ni ukuvuga ngo ahita ngo yipfuka mu maso kubera ubwoba n'iki, avuga ati ndi muntu ki ushobora kureba Imana cyangwa se ushobora kumva Imana ivugana nanjye. Rero ubwo nuvuga ngo yahise agira ubwoba bukomeye cyane, bituma asa nkaho yumva yikanzemo. Nuko ubwo rero bigaragara yuko iyo Imana izagukoresha cyangwa iyo watoranijwe n'Imana, rimwe na rimwe mu ijwi ry'Imana cyangwa se mu buryo Imana iguhamagaramo buba ari uburyo buteye ubwoba cyane. Aho rero naho ni ikindi kibazo, ni ikintu kigaragaza, ni ikimenyetso cya kabiri cyerekana ko watoranijwe n'Imana cyangwa se Imana yaguhamagaye kugira ngo uyikorere. Ikindi noneho cya gatatu cyerekana ko watoranijwe n'Imana. Iyo watoranijwe n'Imana uvuka mu buryo bukomeye, kandi noneho ukanakora umurimo w'Imana mu buryo bugize bute bukomeye. Urugero ndaguha mu buryo bukomeye, turongera tugaruke kuri Mose, kuko Mose mu kuvuka kwe yavutse mu buryo bukomeye kandi avukira ahantu hakomeye, kuko cyari igihe abana b'abahungu bapfaga bakabica kugira ngo batazavukamo abana b'Abaheburayo b'abahungu, kuko bashakaga kuburizamo umugambi w'Imana. Ariko kubera Imana yari ifite umugambi mwiza ku muntu, byatumye Mose akivuka, byatumye ngo ajya kurererwa, bamujyana ahantu kumuhishayo, arererwa ahantu ku nkombe y'uruzi, bituma icyo gihe Imana imutabarira ku iyo nkombe y'uruzi, kubera abakobwa ba Farawo bagiye kwiyuhagira basanga Mose, basanga ako kantu ngo kari akantu kabumbye cyangwa se gahomye mu kantu k'agatebo cyangwa agaki kabumbye mu buryo ngo kakoze mu buryo bw'intamyi uduki. So hanyuma ntabwo byari byoroshye nyine kubera uwo mugambi w'Imana, ariko aragenda ngo kari akato, bari bakoze akantu kameze nk'akato, ngo nuko baragenda nyine bashyira ku nkombe y'uruzi. Muri kwa gushyira ku nkombe y'uruzi, ngo abakobwa ba Farawo ngo bagiye koga, ngo basanga mu by'ukuri ako kantu karareremba hejuru y'amazi. Muri kwa kureremba hejuru y'amazi rero bagize amatsiko yo kuvuga ngo reka turebe ikintu kiri muri kariya kantu. Nuko bahageze ngo basanga ni Mose, basanga n'ako kana karimo karagenda kareremba hejuru. So hanyuma y'ibyo rero yuko kureremba ako kantu k'akato kabohesheje ibintu bita intamyi, gasa nk'ako ako kato ngo gahomesheje icyo bita ubushishi. Ubwo navuga ko wenda ubushishi ni ikintu cyari gikomeye cyane, cyamatiraga cyane, nk'uko wavuga wenda sima y'iki gihe, yuko wenda sima icyo ushaka ko ikintu kiboha mu buryo bukomeye, cyangwa se wubaka inyubako ikomeye ukoresha amasima. N'icyo gihe rero twavuga ko ubushishi ni muri iyo sanse twabishyiramo. So ngo hanyuma y'ibyo rero Imana iza gukura aho ngaho Mose ajya kurererwa kwa Farawo. Nguko rero ukuntu Mose yageze kwa Farawo. Ariko nyuma yaho
murabizi amateka ni maremare, uburyo Imana yakoresheje Mose agakura ubwoko bw'Imana mu gihugu cya Egiputa. Ubwo rero birumvikana yuko iyo Imana izagukoresha iyo watoranijwe uvukira ahantu hakomeye, ukavuka mu buryo bukomeye, ukavuka mu buryo bw'igitangaza, naho abandi baguhiga, naho bakurwanya, ariko nyamara Imana iyo igufiteho umugambi iragukoresha. Undi twabona w'icyitegererezo wavutse mu buryo bukomeye kandi agakoreshwa mu buryo bukomeye kuko yari yaratoranijwe ni Yesu Kristo. Wibuke neza Yesu uburyo yavutsemo nawe mu buryo bukomeye, aho bahigaga ubuzima bwe bashaka kumwica, bakamuhungishiriza i Betelehemu akagenda agahungirayo. Ibyo byose byagaragaje yuko byari mu mugambi w'Imana. Ariko utekereze aho Yesu yavukiye mu kiraro cy'inka, akarinda ubwo agira gute anabaho ngaho mu gihe kitari gitoya, abungeri abaki bose bakajya kumureba, bakajya kumuramya, bakamuhimbaza, bakamutura amaturo, bakagira gute, kuko yari umuntu w'igitangaza kandi yari umuntu w'icyubahiro cyinshi. Bishatse kuvuga rero yuko iyo Imana izagukoresha uvukira ahantu hadasanzwe, ahantu hagoranye, ariko kubera uri mu mugambi w'Imana, Imana ikagukoresha. Imana itugirire neza. Hanyuma rero iyo Imana izagukoresha mu by'ukuri, rimwe na rimwe ikwereka ibintu bikomeye cyane, iyerekwa rikomeye cyane, iyerekwa rikomeye. Haleluya. Iyerekwa rikomeye. Tuzirikane ngo urugero twabona rw'iyerekwa rikomeye cyane Imana yeretse nka Ezekiyeli, yamweretse uburyo ki ngo amagufwa yumye mu kibaya, kandi rwose ngo yarajegeye pe, ariko noneho ngo Imana ikajya imutegeka ngo genda hanurire aya magufwa, igufwa rimwe risanga iryaryo, irindi risanga iryaryo, ngo noneho hanura ngo n'inyama ngo n'iki, ngo zitere ngo zijye kuri ayo magufwa. Hanyuma y'ibyo ngibyo, ayo magufwa akimara guterana, inyama zikimara kugeraho, ngo hari ikibazo gikomeye cyane cy'uburyo ngo noneho ngo iyo mirambo cyangwa se ayo magufwa n'izo nyama bidafite umwuka, kuko byari ikibazo cy'uko bishobora kubaho bikaba ibinyabuzima. Hanyuma y'ibyo rero Imana yamubwira ngo Ezekiyeli hanurira aya magufwa yongera agire gute, yongere agire umwuka, yongera ahumeke. No, Ezekiyeli arahanura koko ngo amagufwa araterana, maze guterana inyama zijeho, umwuka uraza, abantu baba barabaye abantu. Ariko ibyo ngibyo Imana nyine yagira ngo imwereke yuko izamukoresha ibintu bigize bite bikomeye, kandi yagira ngo inamwereke ko Abisirayeli bagiye batatanira mu bindi bihugu cyane nka Babuloni, bazongera bagasubira mu gihugu cyabo cy'isezerano cy'i Kanani. Ubwo rero murumva ko iyo Imana izagukoresha ibintu bikomeye, kuko Ezekiyeli na Yeremiya babaye abahanuzi bajyaga bafasha Abisirayeli muri ubwo bunyage muri Babuloni, bakajya bababwira icyo Imana iravuga, bakabahanurira, bakababwira amateka, bakababwira ibintu byinshi. Ndetse iyo Imana ashaka kugira ngo ihe Abisirayeli mesaje, yakoreshaga Yeremiya ndetse igakoresha na Ezekiyeli, bagahanurira ubwoko bw'Imana. Murumva rero yuko iyo Imana izagukoresha ibintu bikomeye cyane, igucisha no mu bigize gute, no mu bikomeye, ikakwereka inzozi zikomeye, kugira ngo noneho nawe ugire gute, wowe ukomeye. Imana yacu ishimwe cyane. So rero iyo nanone Imana izagukoresha ibintu bikomeye cyane, iyo ikigaragaza ko watoranijwe n'Imana ni ikihe rero? Iyo ikigaragaza ko watoranijwe n'Imana ni uko nanone Imana ubwayo iramanuka ikakwiyezereza, ikakweza, ikagutunganya, ikakuboneza. Icyo ni ikigaragaza yuko wagize gute, watoranijwe n'Imana. Urugero, Yesaya ngo Imana imuhamagara, ngo yabonye intebe y'Imana, ngo abona iyo ntebe iriho abamarayika,
ngo bayigose, ngo ariko ngo ajya kubona ngo umumarayika umwe w'umuserafi ngo aramanuka aho Yesaya yari ari, bimukoza ikara ryaka hehe ku munwa. Ibyo bishatse kuvuga iki rero? Bishatse kuvuga iki? What is the meaning? Ngo icyo bishatse kuvuga ngo Yesaya gukozwa ikara ryaka ku munwa bwari uburyo bwo kumwihanisha, bwari uburyo bwo kumuboneza, bwari uburyo bwo kumukuraho ibyaha, bwari uburyo bwo kugira ngo abe icyaremwe gishya, Imana imwishimire, imuhindurire amateka. Imana ishimwe cyane. Ngo nuko arangije Yesaya ngo ikimara Imana kumukozaho iryo kara ryaka ku munwa, marayika w'Imana amaze kumukozaho ikara ryaka ku munwa, aramubwira ngo none se ninde noneho watugendera? Ninde twatuma? Ninde twakohereza? Ninde watugendera wajya muri misiyo? Yesaya kuko yari amaze gukizwa, yari amaze kwihana, marayika yari amaze kumukuraho ibyaha byose bya kamere n'indi mirimo yose y'umwijima, avuga ati Mana ni ngiye uri hano, bari ngiye ugira gute utuma. Ubwo ako ka mwanya Imana ihita ishyira Yesaya muri misiyo, imushyira mu murimo, nuko birabaye nyine. Ubwo rero ibyo ngibyo birashatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga yuko iyo umuntu Imana izamukoresha, iyo watoranijwe n'Imana, byanga bikunze ikwereka inzozi zikaze, irakwiyezereza, ikagutunganya, ikagukuraho icyaha n'igisa nacyo, hanyuma wamara gukurwaho icyo kintu cyose kigutandukanya n'Imana, ukaba ubaye icyaremwe gishya nyine, ukabaye umuntu w'Imana, hanyuma Imana igatangira kugira gute kugendana nawe, ikagukoresha, ugatangira kugirana nayo isezerano ridakuka. Imana itugirire neza. Hanyuma undi muntu tubona wagenderewe n'Imana mu buryo bukomeye cyane, nabyo ubwo twavuga ko ni indi puwe ivuga ngo iyo Imana yagutoranije urangwa, barakwanga rwose pe. Ubwo rero iyo bamaze kukwanga, ubwo kaba kabaye. Ariko Imana umugambi wayo urasohora. Rero nubona abantu bakwanze, ukabona abantu bagutereranye, ukabana bene wanyu cyangwa barumuna bawe cyangwa bakuru bawe, cyangwa se bene wanyu mu buryo bw'umurimo na hehe hose, uzamenye ngo icyo gihe waratoranijwe n'Imana. Nuko wowe utariyumvamo umuhamagaro cyangwa se utarisobanukirwa, ariko icyo gihe waratoranijwe n'Imana. So urugero twatanga ni igihe Yosefu yabanaga na bene se, bose bakamwanga, bakamutererana, bagahitamo icyemezo cyo kumugurisha, ariko bakavuga ngo inyamaswa y'inkazi yaramuriye. Ariko kuko yari yaratoranijwe n'Imana, icyabayeho ni kimwe gusa, Imana koko yihesheje iki? Icyubahiro. Kuko mu kwihesha icyubahiro kw'Imana yacu, Imana yaremye ijambo kandi igihita iranarikomeza, kuko ngo Yosefu ageze mu gihugu cy'Egiputa yari yaragurishijweyo, ahubwo yinjijwe mu isezerano, yinjizwa mu mugambi nyawo w'Imana, kuko byatumye muri icyo gihugu cy'Egiputa agenda aratona, aba umutoni, aba umuntu w'umunyacyubahiro, ndetse yungiriza umwami muri icyo gihugu, kuko Imana koko yari yarashyizeho umugambi wayo. Nk'uko Imana yari yaramubwiye ngo bene wanyu bazagupfukamira, amahanga yose azagupfukamira, ibiki, yaramuhaye amasezerano Yosefu, kuko byarasohoye amasezerano, kuko agira gute? Arasohora. Imana itugiriye neza. Ibyo rero bishatse kwerekana yuko iyo watoranijwe n'Imana, ukaba uri mu muhamagaro w'Imana, bene wanyu bashobora kukwanga, inshuti n'abavandimwe bashobora kukwanga, ariko nyamara nubwo bakwanga, hari igihe bagusunikira mu isezerano ry'Imana, bakagusunikiraho Imana mu by'ukuri igira gute? Igushaka. Imana itugiriye neza. Amen. Imana itugiriye neza. Ikindi, Imana iyo watoranijwe nayo, iyo Imana yagutoranije, iguha n'amabwiriza ugenderaho, igaha amabwiriza umubyeyi wawe wakubyaye, mu gihe agigusama, no mu gihe agutwite, no mu gihe cyose
cy'ubuzima bwawe, hanyuma Imana ikaguha iki? Amasezerano. Urugero Samusoni Imana yamuhaye isezerano, ariko yabanje kuriha ise Manowa n'umugore we, imuha isezerano iravuga ngo muri wowe hazavuka umwana w'umuhungu, kandi uwo mwana w'umuhungu azaba umwana ukomeye, kuko azaba umunaziri, kandi noneho azaba umucamanza wa Isiraheli, kandi noneho azabacungura abakure mu buretwa bwose bakoreshwaga n'ubwoko bw'Abafilisitiya. Hanyuma y'ibyo rero hari ikintu kidasanzwe Imana yakoze, kuko yaramubwiye ngo mu bintu ugomba wowe kwirinda, n'uwo mwana ukazamurinda, uzamurinde icyuma cyogosha umusatsi ku mutwe, uzamurinde inzoga, uzamurinde ibintu byose bimudoroga, imuha amakondisiyo. Nuko icyo gihe rero bishatse kuvuga ko Imana koko yari yaragambiriye kugirira neza ubwoko bwa Isiraheli, ariko itoranya n'umuntu uzakura ubwo bwoko mu kaga bw'Abafilisitiya. Hanyuma y'ibyo rero Imana koko yaramukoresheje, ikoresha Samusoni, imugirira neza, imuha umugisha, imuha amahirwe, imuha imbaraga, kandi noneho nubwo hagiye habaho kugwa no kugenda rimwe na rimwe Samusoni atagenda nk'uko Imana ibishaka, ariko kuko n'undi yari yaratoranijwe n'Imana, ntabwo byatumye umugambi w'Imana udasohora, kuko n'ubundi finally yaje Imana kumukoresha, akura ubwoko bwa Isiraheli mu gihugu cy'Abafilisitiya, cyangwa se mu bukoroni bw'Abafilisitiya. Imana itugirire neza. Rero iyo watoranijwe n'Imana, uko byagenda kose, Imana ntiyakwemera kuguhomba, ahubwo ishobora no kuguhombya, ariko ikagera ku cyo yagambiriye kugira gute gukora. Imana itugirire neza. Rero iyo watoranijwe n'Imana, kabone naho waca mu bikomeye, ariko Imana iba iri kumwe nawe. Kabone naho waca mu muriro, nta gushya, kuko uba waratoranijwe n'iki? N'Imana. Imana yacu rero itugirire neza, iduhe umugisha, iduhe imbaraga, iduhe amahoro, iduhe ibyiza bituruka i Siyoni. Turabakunda rwose. Iki kiganiro twumvaga ko rwose mwagisharinga bagenzi banyu, ukiyumva mwati se koko naratoranijwe, cyangwa se nyamara sinatoranijwe. Kuko hari abantu burya ushobora kujya mu bintu ariko uzi ko ukavuga uti naratoranijwe cyangwa sinatoranijwe. Ariko niba koko mu by'ukuri izo nkingi zose twagiye tuvugaho, wumva hari inkingi igupikaho, ukumva hari inkingi ufitemo muri wowe, nawe waratoranijwe. Ariko niba wumva nta nkingi n'imwe iri muri wowe, ukaba wumva nyine uri kure cyane y'izo nkingi twavuzeho, ubwo nuvuga ngo Imana ikugirire neza, usaba Imana iguhishurire, usaba Imana iguha imbaraga, usaba Imana kugira ngo nawe igushyire mu bantu yatoranije. Rero ibiganiro byacu byo ntakagaruka. Turabakunda, turabifuriza ibyiza, turabasengera, kandi tubifuriza ko mwakomeza kujya mudufasha mu buryo butandukanye, cyane mu buryo bwo gukurikirana ibi biganiro, kuko turabizi neza hari insengero nyinshi zifunze, turabizi neza hari abantu benshi baba bihebye, hari abantu badafite ibyiringiro by'uko wenda bazongera no guterana, ariko ndabakomeje kandi ndabizeza yuko Imana ibirimo. Muhumure. Niba waratoranijwe, niba mwaratoranijwe n'Imana, muhumure, kuko Imana izongera ica inzira, kandi ibintu birushaho kongera kugira gute? Kugenda neza. Ciao ciao rero, Imana ibahe umugisha. Amen.